Yesu ashimwe. Bene data bavandimwe, dushima Imana iduhaye umwanya mwiza, iteraniro ryera duteguriye kuri iki cyumweru. Tubahaye ikaze mwese, abakristo ba Epr Kanombe, inshuti n'abavandimwe muherereye hirya no hino hatandukanye muteranye natwe kuri iki cyumweru. Tubahaye ikaze kandi Imana ibaho umugisha. Tunejejwe nuko Imana yatwemereye guterana kandi ikaba yaduteguriye ijambo ryayo ikoresheje umukozi wayo, umuyobozi wa Presbytery ya Kigali, Pastor Bienveni Musabyimana. Kandi muri iri teraniro turafatanya na Pastor Christophe ndetse na Innocent muri gahunda z'iri teraniro. Rero Imana ibaho umugisha kandi ibe mu ruhande rwanyu muri iri teraniro ryera. Mu nkundire dufatanye dutangire iteraniro ryacu turirimba indirimbo y'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kuko dufite umuvugizi wacu kuri yo ari we Yesu Kristo. Bakundwa, twakire indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire ubuntu n'amahoro biva ku Mana iriho yahozeho kandi izahoraho, biva ku mwuka wera no kuri Yesu Kristo, umugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, mutware wa byose. Amen. Dufatanye gusenga Imana. Mana yera, Mana y'imbabazi, turagushimiye kuri Imana. Turagushimiye ko ushoboye byose. Turagushimiye ko uri Imana ibera hose icyarimwe. Turagushimiye ko ari wowe waturarikiye kuba muri iri teraniro ryera. Turagushimiye Data wa twese mwiza, Mana y'imbabazi, ko wabaye mu ruhande rwacu mu minsi yose itambutse. Watugiriye neza, waraturinze, waduhaye byari bikenewe byose kugira ngo tube tugeze uyu munsi tugihumeka. Turagushimira Mwami, uburinzi bwawe bwabaye kuri twebwe, koko kwawe kwiza kwabanye natwe, kuraturindira mu mpande zitandukanye aho duherereye mu miryango yacu. Warakoze mukunzi mwiza, izina ryawe nirihimbazwe. Muririmbyi byaramurenze, aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, kandi gikomeye kurutaho nuko ari umukuru w'abatambyi bose. Turagushimira kubw'umutambyi mwiza, turagushimira Kristo ku mpano ikomeye waduhaye Mana y'umwana wawe Yesu Kristo akaza mu isi
akaducungura, kandi n'ubu mwami Imana yacu akaba akituvuganira, akaba ari umuvugizi wacu, akaba turengera bukira bugacya. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira umwuka wawe wera nk'umufasha waduhaye. Icyubahiro ni icyawe Kristo. Tunejejwe n'iki gitondo cy'umugisha, gitondo gitangaje wongeye ku buzima bwacu. Mwami uhabwe icyubahiro kuduhaye umugisha ukomeye kuba mu iteraniro ryera. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Gahunda y'iri teraniro ryose turayisengeye mu izina rya Yesu. Ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umuntu wese ugira icyo akora gikore ku bw'izina ryawe. Mwami uvugire muri buri wese wateguye kugira icyo avuga, mwami Imana yacu ube mu ruhande rwe mu izina rya Yesu. Dusengeye abayobozi ba gahunda, dusengeye umuvugabutumwa, ube mu ruhande rwe nyaguhora ku ngoma. Uvugire muri we, uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye mwami Imana yacu abateranye natwe muri aka kanya, abazaterana mwami bitewe n'igihe bazabonera umwanya, mu izina rya Yesu Kristo bagakurikiranira iteraniro. Reka mwami Imana yacu guterana kwacu kubukwera mu izina rya Yesu Kristo. Ugenderere buri muryango uko uteranye, uterane nawo mwami Imana yacu. Ubwo ugenderera abandi bateranye hirya no hino, natwe ntudusige mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko uri Imana ishoboye byose. Gahunda yose yiyobore nk'Imana, kandi dusoza nabwo turi amahoro, turashima izina ryawe. Urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko witeguye kutugirira neza. Ni mu izina ryiza rya Yesu dusenze twizeye, amen. Dukomeze mu mwanya mwiza wo gusingiza izina ry'Imana yacu, twifashishije Zaburi y'105. Dusingiza izina ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere w'iyi Zaburi tugeze ku murongo wa 8. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwabana ba Yakobo mwe abo yatoranyije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe byose. Haleluya. Bavandimwe, uyu ni umwanya w'igiciro tugezemo kumva icyo Imana dutegeka. Turasoma itegeko ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cyaho cya mbere umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cyaho cya mbere umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongera ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana,
kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntago muzasitara na hato, ahubwo bizaba rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Amen. Nyagasani Imana, duhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Bavandimwe, nyuma yo kumva itegeko ry'Imana ndetse no gutekereza ku cyo ritubwiye, twicishe bugufi dusenga Imana dusaba kubabarirwa ibyaha byacu. Mwami Imana yacu, urera kandi urakiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye itegeko ryawe utwibukije muri iri teraniro, kugira ngo Imana ishobora byose ritubere indorerwamo twireberamo, kugira ngo tumenye uko duhagaze mu gihe cya none. Mana yacu, Mana idukunda, ntabwo twakiranutse uko bikwiriye, ntabwo twakundanye nk'uko wadukunze, ntabwo Mana ishobora byose twihanganye uko twabisabwaga, ndetse nta nubwo inshingano zacu twazishohoje uko bikwiriye. Hari aho twateshutse, hari aho twagiye tuvuga ibitari ngombwa ndetse tukavuga nabi, ndetse Mana ishobora byose hari aho twiganyiye, hari aho twagize intege nke mu buryo bwose, hari aho twacumuye. Niyo mpamvu Uwiteka muri aka kanya duciye bugufi imbere yawe, twicuza kandi twihana, tugusaba kutubabarira intege nke zacu zose, tugusaba Mana ishobora byose kongera kutwejesha amaraso watuviriye ku musaraba, kugira ngo Uwiteka atwezeho ubwandu bwose, aduhindure bashya, twongere tube ubwoko wishimira, ubwoko Mana ishobora byose butariho urubanza. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye ko imbabazi zawe zitagira akagero, natwe tuzakire kandi tuzakirire kutongera gucumura ukundi. Icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Twumvire hamwe ijambo ry'imbabazi z'Imana. Iyo twicujije ibyaha byacu tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi, abihannye ibyaha twese tubikuye ku mutima. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, singuciraho iteka, ugende ntuzongere gukora icyaha, niko Yesu Kristo avuga. Bene data, twakire imbabazi z'Imana kandi tuzishimire. Amina.
tugeze mu mwanya twegereza kumva ijambo ry'Imana. Nagira ngo mbararike mwese tubanze duce bugufi imbere y'Imana kugira ngo tuze kumva ubutumwa bwiza tunezerewe. Turagushimiye mwami Imana yacu, turaguhimbaje kuko ugira neza bugacya bukira, turaguhimbaje kuko ubana natwe twese kandi ukaturindira mu buntu bwawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uyu ni umwanya mwiza w'igiciro imbere yawe n'imbere yacu. Ni umwanya tugiye kumva ijambo ryawe Imana. Turasenze cyane kugira ngo ubanze twebwe ubwacu tweze udutunganye. Ubanze mwami Imana utugire uko ushaka kugira ngo iri jambo rize kutwinjiramo rikora umurimo muri twebwe kandi riduhindure rwose. Senga twisengera, ndasengera n'umukozi wawe wadutumye kuri uyu munsi. Mana, ni umugaragu wawe ukunda kandi hari ibyo wamuhaye kutubwira. Ndakwinyize cyane kugira ngo umwuka wawe wera mubeho kandi izina ryawe mwami ryigaragaze mu butumwa yatuzaniye uyu munsi. Turamusengera rero kugira ngo umugirire neza kandi umwiteho mu gihe araba ari imbere arimo avuga ibyo wamutumye Imana. Natwe rero turi imbere yawe, ukomeze kudukomeza kandi ntabwo twisengeye twenyine, turasengera na bene data bose aho bari mwami Imana bakurikiranye ubutumwa kugira ngo nabo bagirire neza, ubiteho rwose kugira ngo ijambo ryawe kuri uyu munsi, ko tuzi ko umunsi tugezemo ari umunsi wacu wa nyuma, ibizaba ejo ntitubizi Imana. Ndinyize cyane kugira ngo iri jambo rize rihindure imitima ya benshi kandi mwami Imana bahinduke ku bwaryo rwose. Urakoze, turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ubutumwa bwiza mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5. Turaza gusoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7, hanyuma tuze gusoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Tusome Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yudaya, nimudukize ngewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Dukomeze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi,
kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Bene Data, mwakire neza ijambo ry'Imana. Ba Kristo bavandimwe, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana ikomeje kuturindira hamwe twese mu buntu bwayo ndetse no mu rukundo rwayo. Ndayishimira kandi ukuba impaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Ni ijambo riri bwibande ku mbuto umukristo ategerejweho igihe cyose. Imbuto ni ibisarurwa ku cyabibwe, ku cyatewe. Ubusanzwe igitewe iyo ari cyiza, ikibibwe iyo ari cyiza, kandi kikabibwa mu butaka bwiza, nacyo cyera imbuto nziza. Iyo imbuto nk'izo zibuze, kiba ari ikibazo, kiba ari igihombo. Bene Data, umukristo ntakwiriye na rimwe kuba ikibazo, ntakwiriye na rimwe kuba igihombo uko ibihe byaba bimeze kose. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi ishyira muri we ubutware, ubushobozi, ishyira muri we ubuzima bwakwera imbuto nziza, bwatanga umusaruro mwiza. Mbese iki gishoro Imana yashyize mu muntu kugira ngo yere imbuto zikenewe, cyabungwabungwa gite, cyakwitabwaho gite kugira ngo kibashe gutanga umusaruro ukwiriye, umusaruro w'ingirakamaro. Bavandimwe, umutwe w'ijambo ry'Imana tugiye kumara akanya dutekerezaho ugira uti: abaguma muri Yesu no mu ijambo rye bera imbuto nziza kandi bakazera igihe cyose. Abaguma muri Yesu no mu ijambo rye bera imbuto nziza igihe cyose. Umugani w'uruzabibu n'amashami yawo Yesu acira abigishwa be mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15, ni imwe mu nyigisho nyinshi yabahaye abategurira kuzakomeza umurimo amaze gusubira mu ijuru, abategurira kuzakomeza gukora umurimo bagera ikirenge muke, kandi baharanira kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru igihe kigeze. Ni inyigisho igaragaza umubano, ni inyigisho igaragaza ubumwe bazakomeza kugirana nawe kugira ngo ibyo abategerejeho bizashobore kugerwaho. Ni umubano ugaragarishwa cyangwa se ugaragazwa n'ibintu bigera kuri 6. Icya mbere ni umubano ugaragazwa no guca bugufi, kwiyoroshya, kozanya ibirenge. Icya kabiri ni umubano ugaragazwa no kwizera kuzira gushidikanya. Icya gatatu ni umubano urangwa no guhamya urukundo rw'Imana binyuze mu mibereho ya buri munsi. Icya kane ni umubano
ugaragarizwa gusenga ubudasiba, gushyikirana n'Imana umunota ku wundi, isaha ku yindi. Icya gatanu ni umubano ugaragarizwa kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana mu byo umuntu akora byose. Icya gatandatu ni umubano ugaragarizwa amahoro ndetse n'ituze mu buzima bw'umuntu bw'igihe cyose. Iyi mimerere yo guca bugufi, kozanya ibirenge, kwizera, gusenga, kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana ndetse n'amahoro n'ituze, niyo mbuto abigishwa bari bategerejweho. Nicyo gihamya cyagombaga guhora cyerekana ko koko ari abigishwa ba Yesu. Bene data, aho imimerere yacu, imyifatire yacu, imikorere yacu n'imibanire yacu byaba byereka abatubona ko koko turi abigishwa ba Yesu kandi dukoreshwa nawe, dufata akanya ko kubitekerezaho. Yifashishije umugani w'umuzabibu n'amashami yawo, Yesu asobanurira abigishwa be ibizabashoboza kuguma mu mubano bafitanye nawe, ibizabashoboza kuwubungabunga ndetse n'inyungu bizabahesha. Uyu mugani ni nawo uvugwa mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 7, aho Yesu agaruka kuri uyu mugani ariko agerageza kuwuhuza n'igihe we n'abigishwa be barimo. Yesu ashingiye kuri uyu mugani uvugwa mu isezerano rya kera ndetse no mu rishya, arerekana ko Abisirayeli ari ubwoko Imana ikunda, ni ubwoko Imana yatoranije. Abisirayeli Imana yabitayeho mu buryo bushoboka bwose. Abisirayeli Imana yarabarinze. Abisirayeli Imana yarabarwaniriye. Abisirayeli Imana yarabacunguye. Nta kitabakoreye kugira ngo babe ubwoko bwera imbuto butegerejweho. Nyamara imbuto bwari butegerejweho ntabwo ariyo bweze, ntabwo ariyo bwagaragaje. Bwari butegerejweho ubutabera, ariko bugaragarwaho no kurenganya. Bwari butegerejweho gukiranuka, ariko bwera imbuto yo gukiranirwa. Bavandimwe, imbuto y'ubutabera isobanuye ko umuntu akorera mugenzi we ibyo akwiye kumukorera byose. Imbuto y'ubutabera isobanuye ko ibyo umuntu agomba Imana abiyiha, abiyikorera. Ibyo umuntu agomba mugenzi we abimuha, abimukorera uko bikwiriye. Nk'uko Imana nayo ibyo itugomba itajya ibura kubiduha umunsi ku wundi. Abisirayeli rero nabo Imana yari ibategerejeho imbuto nk'iyo ngiyo. Niyo bagombaga gusenga, niyo bagombaga guhamya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo Mana niyo bagombaga gutura ibitambo, gutura amaturo. Nyamara babirengaho bayoboka ibigirwamana. Ibyo Imana yari ibiringiyeho, yari bategerejeho, ntabwo ari byo yababonyeho. Bari bategerejweho imbuto yo gukiranuka, ariko baranga
barakiranirwa. Niyo mpamvu bagereranywa n'uruzabibu rwatewe mu butaka bwiza, rukitabwaho mu buryo bwose, rukarindwa ibyonnyi, ibyangiza, ariko aho kugira ngo rwere imizabibu rukera indibu, aho kugira ngo rwere imbuto nziza rukera imbuto mbi. Ibi rero byarushyize mu rubanza n'Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana kiriya gice cya 15 guhera ku murongo wa mbere, uru ruzabibu Yesu araruhuza n'umuzabibu we yigereranya nawo, hanyuma abigishwa akabagereranya n'amashami. Aba bigishwa niwe wabatoranije, aba bigishwa niwe wabahamagaye, aba bigishwa ibyo yagomba kubigisha byose yarabibigishije, ibyo yagomba kubabwira byose yarabibabwiye, ibyo yagomba kubereka byose yarabiberetse, ibyo yagomba kubakorera byose yarabikoze. Yewe n'umubano we n'ubumwe bwe nabo yarabyubatse mu buryo buhagije. Ni umubano ushingiye ku kwizera, ni umubano ushingiye ku rukundo rw'Imana, ni umubano ushingiye ku gusenga, ni umubano ushingiye ku kuyoborwa n'Umwuka Wera, ni umubano ushingiye ku gukiranuka. Aba bigishwa ijambo Yesu yabigishije nk'uko igice cyabitugaragarije, ni ijambo ryeza, ni ijambo ryeza umuntu ho ibyaha bye, ni ijambo rikuza umuntu mu gakiza no mu byo kwizera, ni ijambo rikomeza umuntu agakomerera mu byo yiringiye, ni ijambo ririnda umuntu guteshuka, gutandukira. Ibi bivuze ko rero imbuto Yesu yabibye mu bigishwa be mu gihe bamaranye, ni imbuto yagombaga kubageza ku rwego rwo kwera no gukiranuka, ku gato no ku kanini. Ni imbuto yagombaga kubakuza bakaba abakristo bakuze mu byo kwizera. Ni imbuto yagombaga kubakomeza kugira ngo haba mu bihe byiza haba no mu bihe by'imiraba be guhungabana, be guteshuka. Ni imbuto yagombaga kubarindira mu rukundo rw'Imana, kubarindira mu mubano bafitanye n'Imana. Nk'uko rero bavandimwe, amashami y'igiti cyiza yera kandi akera imbuto nziza, niko n'umwigishwa wa Yesu uguma mu mubano afitanye nawe ndetse no mu ijambo yamwigishije agira umumaro ukomeye kandi mu bihe byose. Akera imbuto nziza, imbuto zikenewe. Akera igihe cyose, agatandukana na wa mutini Yesu avuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Uyu mutini ubwo Yesu yawitegerezaga mu gihe cyawo cyo kwera, yawubuzeho imbuto, nyamara cyari igihe cyawo cyo kwera. Ibiti bavandimwe, ibimera byera muri sezo zimwe, izindi ntibyere, kuko izo zindi ziba zitwa ko atari sezo zo kwera kwabyo. Ariko uri muri Yesu we akaguma no mu ijambo yamwigishije, yandikishije, we yera imbuto nziza,
igihe cyose. Kuri twebwe abakristo bavandimwe, ibihe byose ni sezo zacu, ni sezo zacu zo kwera imbuto nziza. Ku mukristo igihe cyose agihumeka kiba ari sezo ye. N'iki gihe turimo bavandimwe ni sezo yacu, kitubereye icyo kugaragaza imbuto nziza, imbuto zihamya ko turi abigishwa nyakuri ba Yesu kandi turi mu ijambo rye, turi mu gakiza. Ikindi Yesu acaho akarongo twakwita icyitonderwa ni iki: umwigishwa uva mu mubano bafitanye, uva mu gakiza, umwigishwa utatira amagambo ye, utatira ibyo yigishijwe, uwo mwigishwa aba ari igihombo, aba ari ingumba. Uwo mwigishwa aba yishyize mu rubanza. Uwo mwigishwa nta kindi kimutegereje uretse kujugunywa mu muriro. Twigenzure turebe ko tutaba tugaragara dutyo muri iki gihe imbere y'Imana ndetse n'imbere ya bagenzi bacu. Imbuto umukristo ategerejweho ni nyinshi, ziratandukanye, ariko munyemerere twibande gusa ku mbuto y'ubuntu ndetse n'urukundo. Iyi mbuto abakristo bo mu matorero y'i Makedoniya bayigaragaje mu buryo butangaje, kandi bayigaragaza bari mu bihe by'inzara, bari mu bihe by'ubukene. Mu bihe nk'ibyo ngibyo nibwo ubuntu n'urukundo bakomora kuri Kristo byarushijeho kugaragarira muri bo. Bateranya ibintu byinshi birengagije ibihe barimo, bagoboka amatorero y'i Yerusalemu. Umuntu yakwibaza ati abantu bari mu bihe by'ubukene, abantu bari mu bihe by'inzara, bashobojwe bate kwera imbuto y'ubuntu n'urukundo mu buryo butangaje? Kugira ngo babishobozwe, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 14 kigaragaza ko babanje kwitanga ubwabo ngo biha umwami Yesu. Babanje kwitanga ubwabo biha umwami Yesu, hanyuma asigara ari we ubakoresha. Haleluya! Babanje kwitanga ubwabo biha umwami Yesu, hanyuma umwami Yesu aba ari we ubakoresha. Batanga mu buryo butangaje. Uburyo batanzemo, icyo gice kitubwira ko batanze ibintu byinshi bishoboka, ngo batanze ibirenze ibyo abantu batekerezaga ko bashobora gutanga. Babitanga batinuba, babitanga badahatwa, babitangana umutima ukunze, babitangana umutima unezerewe, babitangana umutima uzirikana ko ibyo batanzeho ari Imana yabibahaye. Babitangana umutima uzirikana ko iyo umuntu atanze uko bikwiriye bimuhesha umugisha, kandi bihinduka isoko yo kongererwa. Babitanga bazirikana ko gutanga uko bikwiriye ari ugukiranuka, kandi ngo babitanga mu buryo bwatumye
abantu bahimbaza Imana. Imbuto y'ubuntu n'urukundo iyo yezwe, iyo igaragajwe uko bikwiriye, bituma abantu bahimbaza Imana, bituma abantu bashima Imana, bituma abantu bahindukirira Imana. Bene data, ubuntu n'urukundo birajyana, biruzuzanya. Ni zimwe mu mbuto dutegerejweho no muri iki gihe cya none. Izi mbuto ni nazo Yesu agarukaho mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa 35 kugeza ku wa 41. Izi mbuto nizagarukaho agira ati: nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Nguko ukwera imbuto y'ubuntu n'urukundo bavandimwe. Nguko gukiranuka dutegerejweho igihe cyose. Kubisohoza uko bikwiriye ni ukubikorera Yesu, ni ukwera imbuto za gikristo, ni ukubiba. Naho kutabikora ni ukuba ingumba, ni ukuba imburamumaro, ni ukwishyira mu mugayo, ni ukwishyira mu rubanza, ni ugucana umubano n'Imana, ni ukwigayisha, ni ukugayisha Imana. Bene data, nimureke tugaruke mu mbago z'umubano wacu n'Imana, nimureke tugaruke mu mbago z'ijambo ry'Imana, tugaruke mu mibereho yera imbuto nziza, imibereho igaragaza imbuto zituma Imana yacu ihimbazwa n'abantu bose kandi igihe cyose. Tugana ku musozo w'uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo bene data twibuke ko turi ab'Imana yaremye, turi ab'Imana ikunda kandi igirira neza, igirira ubuntu, igaragariza urukundo rwayo umunsi ku wundi. Ni nayo mpamvu ikiturinze, ni nayo mpamvu ikitubeshejeho. Turinzwe kandi turiho kubera ubuntu n'urukundo by'Imana. Mbese aho turabizirikana, tubiha agaciro. Turi amashami y'umuzabibu, amashami ya Yesu Kristo. Gutatira igihango dufitanye nawe, wenda twitwaje ko turi mu bihe bya COVID-19, cyangwa se umuntu yitwaje ikindi kintu icyo ari cyo cyose, byaba ari ukwishyira mu rubanza tudashobora gutsinda, byaba ari ukwiciraho iteka. Turi mu gihe gikenewemo imbuto y'ubuntu n'urukundo kuruta ibindi bihe byinshi. Turi mu gihe umurimo w'Imana, umurimo w'ivugabutumwa ukeneye kurushaho gushyigikirwa, kugira ngo ibendera ry'Imana rikomeze rizamurwe mu mitima yacu, rikomeze rizamurwe mu itorero ry'Imana. Turi mu bihe abanduye COVID-19 cyangwa abayirwaje bakeneye kugemurirwa, bakeneye gukomezwa. Turi mu bihe bene data abafite ubwoba, abafite gushidikanya, abihebye ari benshi. Turi mu bihe abakeneye ibyo kurya, abakeneye ibyo kubaramira barushaho kwiyongera. Turi mu bihe abatakaje ibyiringiro, abahangayitse, bakeneye ihumure riduturutseho ari benshi. Mbese ko ibibazo biriho bene data byasubizwa n'imbuto y'ubuntu, byasubizwa n'imbuto y'urukundo yashyizwe muri jye nawe. Mbese aho ndimo ndayigaragaza, aho ndimo ndayera ko ari sezo yanjye. Kugaruka ku isoko ni ukuvuga muri Yesu, mu gakiza, mu mubano n'Imana. Kugaruka mu ijambo ry'Imana no kwemera kuyoborwa naryo, nibyo byatubashisha kuba abakristo b'umumaro,
kuba abakristo bagaragaza imbuto zikenewe igihe cyose, kuba abakristo bagaragaza imbuto zigumaho igihe cyose, kuba abakristo batari ingumba mu byo kwera imbuto nziza. Isengesho duhuriyeho muri iki gihe ni irisaba Imana gushyira iherezo kuri iki cyorezo, ni irisaba kuturinda kwandura COVID-19, ni irisaba gukiza abayanduye, abayirwaye, ni irisaba kudusubiza mu bihe bisanzwe. Ni isengesho ryiza, ni isengesho rikenewe, ni isengesho rikwiriye. Dukomeze turisenge kandi twizeye, dukomeze turisenge ariko tunazirikana n'iri jambo Yesu avuga rigira riti nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 7. Kwera imbuto y'ubuntu n'urukundo ni n'isoko yo gusubizwa, ni n'isoko yo guhabwa ibyo dukeneye ku Mana yacu. Abaguma muri Yesu no mu ijambo rye bera imbuto nziza igihe cyose. Igihe cyose kiba ari sezo yabo yo kwera. Munyemerere nsoze nibutsa ko ibyo dutanga ku murimo w'Imana, cyaba icya 10, yaba amaturo y'ishimwe, yaba amaturo y'imihigo, yaba amaturo yo gufashisha abakene, icya mbere ibyo byose dutanga byubaka itorero, byubaka umurimo w'Imana. Icya kabiri, ibyo byose dutanga bihamya, bigaragaza ko turi abigishwa nyakuri ba Yesu, turi abakristo nyakuri. Icya gatatu, nibyo soko y'imigisha twebwe ubwacu tubitanga ndetse n'abandi babona mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icya kane, ibyo byose dutanga nk'ikimenyetso cy'imbuto za gikristo biturinda umugayo imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu, biturinda urubanza. Ibyo byose dutanga bavandimwe nibyo biramira, nibyo byifashishwa mu kugoboka abafite ibibazo, kandi izo mbuto zikubiye muri ibyo ndetse no mu bindi ntavuze nizo zituma Imana yacu ihimbazwa. Kuko iyo dutanze ivugabutumwa rigakorwa, Imana yacu iramenyekana, irahimbazwa. Iyo dutanze wari ugiye kuburara akabona ibyo kurya, izina ry'Imana yacu rirahimbazwa. Iyo dutanze urusengero rukubakwa, Imana yacu irahimbazwa. Dukomeze rero twera imbuto y'ubuntu, dukomeze twera imbuto y'urukundo igihe cyose, kuko urwo rukundo n'ubwo buntu nibyo bitubeshejeho, kandi Imana ntihwema kubitugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Abaguma muri Yesu no mu ijambo rye, abo ngabo bera imbuto nziza igihe cyose. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, ijambo ryawe ni itabaza kandi ni umucyo umurikira imibereho y'umuntu, igahinduka ikera imbuto nziza itegerejweho. Ijambo ryawe Mana yacu utugaburiye muri iri teraniro risohoze icyo ritumye mu mitima no mu miryango y'abagira ubuntu bwo kuryumva. Muri iki gihe Mana yacu gikenewemo kugaragaza cyane ubuntu n'urukundo nk'imbuto ikomeye, koresha abagize itorero ryawe
kugira ngo bitange kandi batange batizigamye, bityo umurimo wawe we kudindira, ivugabutumwa rikomeze gukorwa uko bikwiriye. Koresha abagize itorero ryawe Imana ishobora byose kugira ngo bakomeze ukwizera n'ibyiringiro by'abenda gucika intege, by'abafite gushidikanya. Koresha abagize itorero ryawe kugira ngo bakomeze kandi bahumurize abarwayi bari muri bo ndetse n'abarahabakikije. Imana ishobora byose, koresha abagize itorero ryawe kugira ngo babonere ibyo kurya abatabifite, bihanganishe abo kwihanganishwa, bisengere ubwabo kandi basengere n'abandi, barinde imibiri yabo n'ubugingo byabo kandi bagire n'uruhare mu kurinda n'ibya bagenzi babo. Tubashishe Imana ishobora byose kwera imbuto y'ubuntu n'urukundo ndetse n'izindi zose Umwuka Wera yatubibyemo, kugira ngo izina ry'Imana yacu rihimbazwe ahantu hose n'igihe cyose. Icyubahiro, ikuzo no kunesha n'ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Bene data, turashimira Imana ku bw'umugisha tugize wo kumva ijambo ry'Imana tugejweho n'umwana wayo yadutumyeho uyu munsi, ubutumwa budusaba gukomeza kwera imbuto. Nagira ngo mbararike twakirize ubu butumwa bwiza tumaze kumva, indirimbo ya 437. Turaririmba igitero cya mbere n'igitero cya kane. Amavuta Yesu mbonekwaga, amavuta ndakwinginze, amavuta Yesu mbonekwaga, mbonekwaga burinde bucya. Turirimbe, turirimbe, hosana tugusingize, wowe mamu twarabami, Yesu tugusingize. Makumene giteka mukiza, momeza kumusaraba. Makumene giteka mukiza, ujyumena burinde bucya. Turirimbe, turirimbe, hosana tugusingize, wowe mamu twarabami, Yesu tugusingize. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuvugira hamwe imyizerere y'Abakristo. Nagira ngo mbararike dufatanye muri uwo mwanya. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'Umwuka Wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye Umwuka Wera, ndemera itorero ryera ry'Abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Amatangazo dufite nayo kubasaba nk'Abakristo gukomeza gufatanya n'inzego z'igihugu cyacu mu kubahiriza amabwiriza
yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, aho turi mu miryango yacu dukomeze kwirinda iki cyorezo. Irindi tangazo ni uko ubuyobozi bwa Epr Kanombe bubashimira nk'abagize paruwase ndetse n'inshuti zayo umuhati n'ishyaka mukomeje kugira kubw'umurimo w'Imana. Paruwasi irabashimira ubwitange bwanyu mu masengesho, mu bitekerezo ndetse no mu nkunga zo mu buryo butandukanye muri gutanga muri iki gihe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukorwe kandi ugende neza. Imana ibaho umugisha ku bwabyo. Tuboneyeho no gukomeza kubashishikariza kugira ishyaka nk'iryo mushyigikira umurimo w'Imana, kuba kwifashisha kode ya paruwase nk'uko muyibona kuri screen ndetse na nimero ya konti paruwase ikoresha nayo muri kubona kuri screen. Mwayifashisha ubwo buryo bwombi mushyigikira umurimo w'Imana. Imana yacu ibaho umugisha. Bene data bakundwa, tugeze aho dusatira umusozo w'iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turabashimiye mwebwe mwese abakurikiye iri teraniro muri uyu mwanya n'abazarikurikira ikindi gihe. Imana ibaho umugisha. Kandi dushimiye n'abagize umwanya wo kuyobora iri teraniro. Imana ibaho umugisha kubwo kwitanga. Dushimiye kandi umuyobozi wa Presbyteri ya Kigali waje kubana natwe akatugezaho ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha mwinshi. Muri uwo mwanya nkaba nagira ngo nanamurarike aze adufashe mu mwanya wo gusengera ibyifuzo no gusabira abandi ndetse no mu mwanya wo kwisabira umugisha w'Imana. Bene data, muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo binyuranye, ndagira ngo nsabe buri wese yereke Imana icyifuzo afite kandi yizeye ko Imana yacu yumva kandi ikatugirira neza. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana idukunda, turagushimira kudahwema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Turacyahumeka umwuka w'abazima, Mana ishobora byose, kuko ukomeje kuturindira mu buntu bwawe. Izina ryawe niribihererwe icyubahiro. Kugeza uyu munsi wadukoreye ibikomeye tutabasha kubona uko tuvuga, kuko uri Imana yacu. Kandi Imana yacu, ibyo byose ubikora atari uko dukiranuka, ahubwo ari kubw'imbabazi zawe. Mana uhimbazwe. Ibyo byose rero ni nabyo bidutera iyo duteranye nk'uku, Mana ishobora byose, twumva tutareka kukugezaho ibyifuzo byacu, kuko ari wowe mubyeyi wacu kandi ari wowe soko y'imigisha yose. Mana yacu twakira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni muri urwo rwego Uwiteka tugira ngo tukwereke ibi bihe turimo, ibihe isi yose ikomeje guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Ni ibihe Mana ishobora byose bihungabanya ibitekerezo by'abantu. Ni ibihe Uwiteka byongera ubukene. Ni ibihe Mana ishobora byose bituma bamwe batakaza akazi. Ni ibihe Mana yera bituma guterana kwera abantu bari kumwe imbona nkubone bidashoboka. Ni ibihe kandi Uwiteka bivutsa benshi ubuzima bwabo. Ibyo byose Mana ishobora byose ni umutwaro uremereye umwana w'umuntu atabasha kwikorera.
niyo mpamvu tugusaba kugira ngo Mana yera utwereke uko dukwiriye kwitwara muri ibi bihe, kandi uturinde ubwoba nk'abagize itorero ryawe, uturinde gucika intege. Mana ishobora byose, dukomerere mu ijambo ryawe, dukomerere mu gakiza, kandi Mana ishobora byose turwane intambara nziza yo kwizera. Mana yera, abanduye COVID-19 n'abayirwaje bakomeze kandi bahumurize. Uwiteka, abadafite akazi muri iki gihe bahumurize, kandi bahe kwizera ko mu gihe gikwiriye uzabacira inzira bakongera kukabona. Mana yera, koresha abagize icyo bafite kugira ngo bunganire bagenzi babo, bityo he kugira uwaburara cyangwa ngo abwirirwe. Kandi mu gihe nk'iki Uwiteka, ongerera itorero ryawe ubushobozi kugira ngo rikomeze ryamamaze ubutumwa bwiza, kandi rikomeze rigira uruhare mu kugoboka abatishoboye. Kandi mu gihe nk'iki Mana ishobora byose, ni ukuri rinda ubwoko bwawe, kandi burindire kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Mu gihe nk'iki Mana ishobora byose, rinda abantu guhangayika, kuko guhangayika Mana yera ntacyo byakemura, ahubwo duhe kuba ari we dutumbira, kuko Mana ishobora byose, iki cyorezo nubwo kimaze igihe kirekire, nubwo Mana ishobora byose gikaze, ariko ni wowe ugifiteho ijambo rya nyuma. Mu gihe rero dutegereje ubushake bwawe kuri cyo, duhe gukomeza Mana ishobora byose gukora umurimo wawe dushikamye kandi tudakutse umutima, kandi duhe gukomeza kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mana yera, turasengera ubuyobozi bw'igihugu cyacu ku nzego zose, kugira ngo muri uru rugamba burwana bukora ibishoboka byose kugira ngo burengere ubuzima bw'Abanyarwanda, Mana ishobora byose ubushyigikire mu gushakisha inkingo hirya no hino. Mana ishobora byose uca inzira ziboneke, kandi Uwiteka, no mu kugomeza kugoboka Abanyarwanda utanga ubushobozi kugira ngo icyo gikorwa cyiza cy'urukundo gikomeze gikoreke. Uwiteka, aho ubwoko bwawe buri hirya no hino mu miryango, busange, ubuganirize, ubuhumurize, kandi komeza guha umugisha abakomeje kwitanga kugira ngo umurimo wawe ukomeze ukorwe, kuko kuba kwizera igihe cyose n'isezo yabo. No muri iki gihe Uwiteka, dutegerejweho kwera imbuto, dushoboze rero gukomeza kuzigaragaza kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Tugushimiye abakurikiye iri teraniro n'abazarikurikira Mana yacu ku yindi minsi. Abo bose ijambo ryawe ribubake, ijambo ryawe ribakomeze, kandi ijambo ryawe Mana ishobora byose ribahe gukomeza ibyiringiro byabo bafite muri wowe kugeza ku munsi w'imperuka. Mana yera, Mana idukunda, duhe gukomerera mu buntu bwawe, kandi Uwiteka, duhe kwizera tudashidikanya ko nk'uko Yesu yanesheje, natwe nidukomeza gusenga, nidukomeza kwizera, nidukomeza gukiranuka ndetse no kwirinda, byanze bikunze tuzanesha. Icyubahiro n'ikibi cyawe, amahoro n'imigisha utanga nibikomeze kuba kuri twe no kubizera bose no kubatuye isi bose, kandi icyubahiro n'ikibi cyawe mu miryango yacu, mu itorero ryawe, mu gihugu cyacu no hirya no hino mu mahanga, mu izina ry'umwami wacu Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka biho mu isi nk'uko biho mu ijuru. Uduhe nanone ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarira bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Twisabire umugisha w'Imana. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuze umunezero n'amahoro biva ku kwizera, kwiringira, tubiheshwa n'imbaraga z'umwuka wera. Amahoro aruta uko yamenywa n'umuntu wese arinde imitima yanyu,
kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, ahore muri mwe no mu banyu bose, uhereye none ukageza ibihe bidashira. Amen.